nshuti bakunzi bacu ndabasuhuje cyane yego mbifuriza n'umwaka mushya muhire mwese mudukurikirana buri munsi igihe cyari kibaye kinini nta biganiro dukora rero ndabasuhuje cyane kandi ndabashimira kuri feedback mwagiye mugaragaza bagiye bajya inbox bakamvugisha bakambaza impamvu ibiganiro birimo biratinda. Yego ni iminsi mikuru nyine yari yabaye bituma rero gahunda ziba nyinshi, inshingano ziba nyinshi, bituma bino mba mbihagaritse ariko ubu nagarutse. Yego rero ndabashimiye cyane, ndabashimiye rwose mwanyeretse urukundo nyine byahise bituma mbona ko mwari muzi n'iminsi yo uploadingaho kuko mwagiye mumbaza nyine ko byagenze. Rero mwarakoze cyane, umwaka mushya muhire mwese, uzabere umwaka w'amahirwe, umwaka w'ibyishimo, umwaka wo kugira imiryango myiza, abateganya kuyubaka bibahire, abafite ubwoba batinyuke. Yego uzaba umwaka mwiza kuri twese. Uyu munsi rero mfite ikiganiro cyiza kabisa ariko kigufi ariko cy'ingenzi kuri twese, cyane abantu bari muri bino bihe byo kubaka vuba, barimo barakora ubukwe. Yego uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku kintu twita honeymoon. Honeymoon ubwo ni ukwezi kwa buki nk'uko bakunze kubyita. Usanga nyine ari abantu benshi ntabwo bayiha agaciro ariko noneho nagerageje kwegeranya points ndagira ngo turebere hamwe ese ni iki gikorwa muri honeymoon, ni ukubera iki ari ingenzi kuri wowe nawe kandi nyine wenda utarayikoze, reka mbivuge gutyo mu buryo buri proper, uzagerageze wongere ushake nyine usubiremo nta kibazo. Ntabwo ari ngombwa ko iba mukirangiza ubukwe, igihe icyo ari cyo cyose mwayikora. Yego gusa rero mbere y'uko twinjira muri ino topic yacu yo kuvuga kuri bino bintu, kuri ino honeymoon, ndagira ngo tubanze twibaze ku bintu twarimo tuganiraho ubushize n'abashuti banjye by'uburyo amakwe yacu tuyakoramo. Twese nyine dukora ubukwe bisanzwe, tugatumira abantu, ibintu byinshi abantu bakishima, ariko noneho haza kugaragara ikibazo. Dusanga akenshi ibintu dushyiramo amafaranga, reka mbyite gutya, ibintu tuba twitayeho cyane sibyo tuba dukeneye, sibyo biba bifitiye akamaro urugo rushyashya. Yego kandi buriya mu by'ukuri urebye ubukwe ni it's just an event bigiye kuba uriya munsi, ariko kandi iba igomba kubasigira memories. Noneho rero usanga iyo hari amakosa yabayemo nyine muraregreta ubuzima bwose, ntabwo muzongera gukora ubukwe kuki ibintu byagenze gutya, kuki ibintu byagenze gutya. Noneho turibaza se mwe mubona uburyo akenshi ibintu byacu ukuntu nyine tubikora, ukuntu amafaranga yacu tuyashora mu bintu ari byo koko biba ari ngombwa. Urugero wenda ntagiye gukomeza gutinda muri ibyo, usanga abantu barimo barategura ubukwe wenda nko muri community yacu uko tubimenyereye, ntabwo mu by'ukuri wowe nyiri ubukwe wowe umukobwa cyangwa wowe umuhungu ari wowe ujya hariya mu cyicaro cyo gutegura ibintu byose. Usanga ufite umuryango, ufite ababyeyi barimo baragutekerereza bapanga ibintu byose. Noneho ugasanga bo bitaye gukavaringa ishusho y'umuryango, urabona, mbese kugira ngo nyine bizagaragare neza ko runaka bakoze ubukwe bwiza. Rimwe na rimwe nyine benshi basigara no mu madeni mukisiga gutyo, noneho ugasanga muragasigara mu madeni basi nyine wa muntu ashyingiye hari icyo mumuhaye, ugasanga musigaye mu madeni nyine y'ibintu si bibi pe, ariko bitari ingenzi, bitari bikwiriye. Kubera ko reka mbabwire, mu bukwe usanga bavuga ngo bazakira ngo abashyitsi, ngo bagure ngo inyama ngo nyinshi ngo ibiryo. Ni ukuri reka mbabwize ukuri rwose, ngewe kuri mbese ukuntu nyine maze kubibona ndetse n'abantu twabiganiraho ukuntu babyumva, umuntu mu bukwe yaba ari uwahaze yaba ari utahaze, ni ukuri bose iyo batashye ari mugoroba bararya, barongera bagateka iwabo bakarya. Nta n'uburimo aribuka ngo mwatetse. Baravuga ko runaka baratetse ibiryo byiza, ariko kandi ntabwo si yo shusho. Ni ukuri ntabwo ari cyo kintu kiba kigenderewe mu bukwe, ntabwo byatuma bikavaringa ibintu byose bavuga ngo mwakoze ubukwe bwiza kuko bariye neza. Reka da, hari ibindi noneho nyine nka decoration. Urugero ibaze, hari igihe usanga abantu baguze inyama nyinshi n'umuceri mwinshi, urumva, noneho ugasanga decoration mana yanjye bafite decoration mbi
nyine wenda nimvuga ngo mbi singiye kugaya umudekorateri ariko nyine iciriritse kuko niyo mafaranga batanze iyo babonye atari ingenzi baragenda bashyiramo udutambaro ibintu nyine mbese bitari bikwiriye ubukwe bitari bikwiye kandi ubukwe ni memories ese ko wa muceri utazabona mu ifoto ariko ya dekorasiyo uzakomeza uzibone mu mafoto buriya koko basi si twashyira amafaranga kuri dekorasiyo tukayakura nyine ku bintu by'inyama cyane na biriya byo kurya nabyo simvuze ko ari bibi ariko nyine tujye tubalansinga kwite ku bintu by'ingenzi rero ngewe wenda ntatinze ibintu by'ingenzi mbona mu bukwe ni dekorasiyo sibyo ni amafoto mukishyura kameramani imbere kubera ko kameramani nabo rero ukuntu bimereye iyo mutabishyuye mbere nyine hari nijya kugira ngo amafoto yawe yarayabuze cyangwa ngo yarahiye kubera ko nyine nawe ntabwo wamwitayeho waragiye ujya mu madeni nawe rero abona afite ibintu byinshi wenda ibintu byabona nta nta afite ho kubibika kandi utaranamwishyuye abenshi bakanabita rero njye mbona ni ukuri kameramani rwose ni umuntu w'ingenzi mpamvu ugomba guha amafaranga na dekorasiyo ikindi kintu wenda mpamvu ugomba gushyira amafaranga ni gift muha ababyeyi aho ngaho sekundi kuki ninde wavuze ko mu bukwe umubyeyi w'umupapa bagomba kumuha ingofero umumama bakamuha igitenge biriya bintu mwe mubona ari byo nk'umubyeyi wawe koko usanga wenda akenshi iyo umuntu amaze kugera mu rugo kubyara reka mvuge gutyo nitangeho urugero iyo umaze kubyara nibwo uhita utekereza ukavuga ati si ubundi buriya kiriya gitenge natanze kuko mana yanjye n'iriya ngofero buriya koko hari icyo bivuze hari mbese bisobanuye koko bano babyeyi abo bari bo kuri njye ibyo bankoreye n'ibirara nyine ugahita wumva bakagombye gukora ibirenze ese ntabwo byashoboka ko umuntu ufite ubushobozi bwinshi utabifite nyine ni byiza na biriya biba bigomba gutangwa ariko se ntabwo byashoboka ko umuntu ufite ubushobozi bwinshi atekereza impano nyine nziza yagutse ku babyeyi kuko bari ikintu cy'ingenzi kandi uriya ari umunsi nyine ugomba kubashimira ko baba barafashe runini kugira ngo ugere kuri uriya munsi wawe yego ibyo rero numva ari byo bintu tugomba kwibandaho dekorasiyo y'amafoto na honeymoon honeymoon rero niyo tugiye kuvugaho uyu munsi honeymoon rero abantu benshi usanga bayifiteho ibitekerezo bitandukanye bamwe nyine bumva atari ngombwa ukavuga ati se n'ubundi ko tuzaba twamaze gukora ubukwe tukajya mu nzu tuzaba turi mu nzu turi babiri kuki tugomba kujya ahantu kure honeymoon ngiye kuvuga niyo ntabwo ari yabereye mu nzu ubwo n'abayikoreye mu nzu barambwira ngo bayikoreye mu nzu yabo bishyuye ni amahoro rwose ariko ngewe ndashaka ko twibanda kuri iyi yo kuva mbese iwawe mu rugo aho muba mwebwe aho iwanyu mukajya kure niyo ngiye kuvugaho mvuge n'impamvu ari ngombwa kuri wowe yego honeymoon rero ni igihe uba ubonye cyo gucreatinga memories sibyo ni igihe cyo creating memories ndetse kandi wenda sinzi ko mwe mu byizera ariko habaho amahirwe menshi ko honeymoon yawe uko yagenze akenshi bishobora kuguha definition y'ukuntu marriage lifetime yawe nyine ishobora kuzamera iyo ari uburyo nyine utayitwayemo neza hari ibintu bitagenze neza bishobora kwafekta n'urugendo rwawe rwose n'uwo mukunzi wawe rero ikintu cya mbere impamvu ya mbere ituma honeymoon ari ngombwa kuri wowe honeymoon yo kujya kure yo kuva mu rugo mukajya kure reka mbivuge ni ukuri ibyo birahagije ntimurimo murabyumva kujya kure nyine biriya bajya bagenda tukaba bagiye ku mazi biriya byo kugenda ni impamvu ya mbere ni ukugira ngo uruhuke ni ukurelakisa kubera ko urabona umuntu arimo arategura ubukwe yaba yaragize shuguri nyinshi ibintu byinshi byamuruhije bwaba ari ubukwe bw'abantu 30 bwaba ari ubukwe bw'abantu 100 burakuvuna pe burakuvuna rwose nyine abantu gutegura ibintu ukuntu muzentetanye kuko byose bari ibyawe nubwo ufite umuryango n'andi ari kubigufasha ariko nyine n'ubundi umuzigo ni wowe uburiho kabisa nyine uba wumva bikugoye rwose bikuremerereye rero impamvu ya mbere ya honeymoon ni ukurelakisa nyine ukaruhuka mu mutwe ukaruhuka n'umubiri kuko n'umubiri wararushye cyane usanga umuntu abyuka mu gitondo arimo arategura ubukwe yakinjira mu nzu nijoro nturye ntugire gute rero impamvu ya mbere yo kugenda ni ukuruhuka kubera ko impamvu ari ukuruhuka ushobora kwibaza ati se wagiye mu rugo we ntaruhuka yego uraruhuka ariko se muri mu rugo kandi kuva bikiri honeymoon bikiri kwitwa honeymoon ntabwo mukeneye undi muntu uza kuba ari around cyane none se nimba uwo muntu wundi atagomba kuba hari urateka uramesa
uragira gute, uratunganya inzu nyine n'ubundi urumva kuba uri mu rugo ni ibintu byose birakureba, ntabwo wakicara, ntabwo uzagenda ngo wifungirane mu cyumba ngo ndi muri honeymoon, ntabwo bizashoboka kandi uri mu nzu, bizagusaba gukora inshingano nyine z'umuntu uri mu rugo. Rero ugasanga ntabwo iyo nyungu yo kuruhuka uyibonye, uyigezeho. Icya kabiri gituma nyine honeymoon ari ingenzi ni ugusereburatinga nyine. None urabona nyuma yo gutegura ubukwe, nyuma y'urugendo rwo gukundana mugakora ubukwe, mwagize intsinzi, reka mbyite gutyo. Rero muri honeymoon ni impamvu ya kabiri wenda ishobora gutuma abantu bakora honeymoon ni to celebrate, mukenjoyinga noneho iyo ntsinzi yanyu, mukenjoyinga ibyo mwagezeho, kuko muba mwaraciye mu rugendo rurerure mukiri mutaraba nyine mutaraba married, muba mwaragize challenges nyinshi, ariko mukishimira ko mwabashije kubyovakaminga mubiheshejwe n'urukundo mufitanye, mukaba munabanye. Yego, ikindi ni ikintu twita to adjust ubwo ni ikira to adjust ubwo ni nko kumenyera se, kambyite gutya, ni nko kumenyera cyangwa yego ndumva ari uko ku adjustinga nyine, kwiadapta kuri, yego urakoze cyane, ni ukwiadapta nyine ku kirero, kwiadapta okay, biri funny, twarimo tubiganira rero twumva biri funny, kwiadapta kuri name change, ku izina ryawe rigiye guhinduka, batagiye kuzajya bakomeza kumamagara Bonheur, urabona nyine. Kandi rero impamvu ushobora kwibaza se ibyo ngibyo ntabwo bishobora guhinduka turi mu rugo, niba mu rugo muzaba mufite stress, abantu bazaza kubasura, uzajya nyine mbese kubera ko mutazaba mufite umwanya wanyu mwembi, muzaba mufite n'izindi nshingano mwahise mujyamo z'abantu bari mu rugo iwabo, bizatuma mutabana cyane, urabona. Noneho wenda n'iryo zina kuba ryahinduka bizagora, kubera ko n'ubundi bizaba bisa nkaho nta kintu cyahindutse, uracyari muri za shuguri nyine za kawaida usanzwe ukora. Ikindi kandi bigufasha kugira mbese noneho kumenyera ko uri kumwe na wa muntu, kwiyakira ko uri kumwe na wa muntu mwenyine muri babiri, ugatangira kubona noneho ishusho y'ibintu ukuntu bigiye kumera. Niyo mukiri muri fiançailles, murakundana nyine, mwumva n'undi, yego n'undi muri mu isi yanyu, ariko utaha iwanyu nawe agataha iwabo. Noneho rero hano bari ugiye kubimenyera noneho kubana n'uyu muntu niwe nyine ubu ngubu niyo, kuko urabona umuntu mumaze ukwezi ahantu cyangwa ibyumweru bibiri muri kumwe, uba wamenyereye nyine ko ari uko nguko ibintu biri, kurusha uko wajya mu rugo ukazajya uteka utegereje ngo murasangira muri nka batatu. Inzu nyine, urabona inzu yawe n'ubundi nta itandukanye n'iyiwanyu, rero urabona aho birakugora kubyakira. Ariko iyo muri ahantu kure mutari kumwe n'abantu, mutari kugira gute nyine, mbese uhita ubyakira vuba muri wowe ko ariko bigiye kugenda, ko mugiye kubana muri babiri. Indi nyungu ubwo, indi mpamvu ya gatatu honeymoon ari ingenzi kuri wowe, ya gatatu cyangwa ya kane ni to be intimate. Ubwo ni ukugirana bwa busabane bwimbitse noneho bw'abantu babanye, bashakanye. Noneho wenda hano ushobora kwibaza se ubundi nyuma ya honeymoon abantu ntabwo baba bafite ubwo busabane bwimbitse, ese ntibishoboka bundi kuko biba nyine bari mu rugo? Yego birashoboka, ariko noneho aha ni itangiriro ryabyo, nibwo murimo murabirema, reka mbyite gutyo, kuba muri mwebwe mufitanye, mukagirana n'iyo intimacy, mufitanye mbese uwo mwanya wo kuba muri kumwe, urabona. Rero icyo bifasha n'ubundi turasanga impamvu ari yayindi, iyo muri mu rugo kubera ko muba mwagize inshingano nyinshi zo kwita ku bintu, zo guteka, zo gutegura inzu, abashyitsi baza no kubasura, ntabwo umuntu yaguhamagara uri mu rugo ngo umubwire ngo ntabwo mpari. Of course ugomba kumwemerera akaza. Ugasanga rero ntabwo mubyacivinze kuba nyine mwagira iyo intimacy, kuba mwaba muri hamwe. Ariko rero iyo mwafashe umwanya mukajya ahantu kure, biragufasha nyine, birabafasha, bibaha umwanya, kuko uba uri kubona nta kindi kintu kikureba muri ako kanya, nta kindi kikureba. Rero ni mugenzi wawe, ugomba kwita kuri mugenzi wawe nawe akakwitaho. Usanga rero biroroha cyane iyo mwafashe uwo mwanya wo kujya muri honeymoon. Yego, iyindi mpamvu ni
to explore ubwo ni ku-exploringa nyine murabyumva mukabyara murabyumva mwese nyine urabona noneho n'ubundi ubusanzwe we-exploring ufite ibintu byawukora as a single ariko noneho muba muri kubikora nk'abantu babiri kandi twibuke ko twavuze tugitangira inyungu cyangwa se impamvu nyamukuru y'iyi honeymoon ni ugucreatinga memories sibyo ni ugucreatinga memories rero muri exploringa mukabasha kubona ibintu bitandukanye mugakora activities zitandukanye mukabona nyine isi mu yindi view noneho bikaba byiza ko biri kuba muri kumwe muri babiri urabona murimo murabikora nyine as a couple mugafacinga challenges zo ku okay urabona abantu bari muri activities zitandukanye nk'izo ngizo hari activity amwe nyine bafite utuntu tw'utubazo rero ugasanga umwe yagize accident wenda ari kurira ahantu byagenze gute ibyo byose ni bya bintu bikomeza kubahuza bigatuma nyine muba close mbese bigakomeza kubabonera umwanya yego indi mpamvu rero ntago ndimo ndabasha kuzikurikiranya neza indi mpamvu yo kujya muri honeymoon ngira ngo ni ya 6 ni bigufasha iri fani ariko niyo bigufasha gutestinga kurya ibintu bitandukanye n'ibyo usanzwe kurya kandi ugiye kuzajya urya kuko ibyo yaryaga iwanyu ugiye no kuzajya urya iwawe ariko noneho urabona iyo muri honeymoon cyane iyo mwagiye kure wenda nko mu gihugu kitari iwanyu cyangwa ahandi hantu ubona ibindi bitekerezo urabona ukarya ibiryo utari usanzwe nyine urya utaruzi uko ubibuze si uko wenda utabyafodinga ariko hari ibyo utanazi ariko rero ugirirwa ayo mahirwe yo kubibona bikaba byanagufasha nyine ukaba wanabitwara no mu rugo ukazajya unabiteka ugasanga nyine ugize umwihariko wawe kandi niba utanabiteka ni byiza ko ubonye opportunity yo gutestinga ibiryo biri different kandi n'ubundi nose umuntu wese abonye ikintu kiri different kandi ari cyiza uko biri kose iyo system nawe witwara iwawe ukaba urayifasha indi mpamvu rero ya nyuma ya honeymoon kandi ari nyamukuru ni to plan for the future nabwo wakwibaza tese ntago dushobora gutegura ejo hacu hazaza turi mu rugo yego mwahategura ariko kandi ntago nyine gerageza wumve ko ntago bihuye nuko mwabikora noneho muri ahantu hatuje nta ibindi bintu bibateye stress mu kibanza cyanyu uzi ko mwatashye mu rugo wa 6 w'ubukwe hari amadeni mwasiganye umuntu wa decoration nta soni zo kuguhamagara ku kimweragira araguhamagara pe ati uracyafite amafaranga yanjye umuntu wa kamera nawe nuko ati none ya balance yanjye ya balance hari ibintu bimwe wenda bajyagira gutyo ugasanga babitanye nk'iwawe ukahita ubona ku cyumweru umuntu araje ngo baje gutwara ngo amasafuriya ngo baje nyine ibintu n'ukuri bitari bikwiriye rero urabona muri kino kibanza ntago rwose muzabona umwanya wo guplaninga nyine ibintu byanyu by'ejo hazaza reka mbyite gutyo ibyo mwifuza kugeraho rero ni byiza ko abantu babona uno mwanya bagategura kuko muba muri soba muba mufite relaxed minds bituma rero mutekereza ibintu bizabagirira inyungu mukatekereza ibintu bitewe n'uko mwembi mubibona buri wese ukabibona n'uko abyumva bikafasha nyine guha urugo rwanyu rushyashya umurongo rero ndangiza ino topic y'uyu munsi rwose ngira ngo twumvishe honeymoon ko ari nziza kandi ko ari ingenzi kuri wowe ari ngombwa kuri wowe kuyikora rero gerageza usangize kino kiganiro bagenzi bawe kugira ngo bamenye impamvu abantu benshi bakunze gukritika honeymoon ngo azagiwe ngo yishyuye inzu ngo yubatse inzu ni byiza warayubatse ariko kandi gerageza umenye ko mukeneye umwanya wanyu kandi n'abantu batayikoze iri proper mbese batabikoze uko byakagombye kumera rwose mugerageze mushaka amafaranga ubundi nta gihe igira n'abayikoze neza bakongera akayisubiramo nawe rero noneho wumvishe hari icyo wize muri iri somo shaka amafaranga utegure sina menshi ikintu cya mbere ni plan no gutegura ibintu ubitegure muzagende mukore honeymoon muri refreshing mind zanyu yego kubera inyungu nyine z'umuryango wawe umuryango ukomeze kugenda neza yego murakoze rero reka ndangiriza hano kino kiganiro cy'uyu munsi make sure you like make sure you share
comment and subscribe kandi nkunda comment zanyu rwose ngenda nyine zintera imbaraga rero mukomeze kugisangiza abandi abantu barimo barategura gushaka uhita ubaha kino kiganiro wihuse vuba cyane n'abashatse nabo ari kukibahego kugira ngo bikomeze bidufashe rero murakoze cyane amahoro y'Imana bane namwe bye bye naho utaha